iteka ryose. Igisaka cyari kimaze igihe gito gifashwe n'umwami w'u Rwanda. Nyuma yaho aribwo abazungu baje kuzana ibyo abenshi mwita amazirantoki ya Satani. Nibyo muyita amazirantoki ya Satani, ariko ntimuhwema kuyaharanira no kuyarwanira. Uyashyikiriye akavuga ko yahiriwe. Ndavuga amafaranga. Aya ngaya niyo atandukanya imbwa n'abagabo, agatandukanya abantu bazima n'abapfuye bahagaze, agatandukanya abahemu n'abadahemuka, nk'uko umuntu atandukanya ibara ry'umweru n'iry'umukara. Aho mu Gisaka rero hari hatuye umupfumu w'akataraboneka, akaba umuhanga mu kurya iby'abapfu koko, ariko ku byerekeye imirimo akaba umunebwe cyane. Yari n'umukene cyane, umwe ku rwego rwa kera bitaga abatindi. Nubwo bwose yari umunebwe akaba n'umukene, yahoranaga inzozi zo kuzaba umuherwe umunsi umwe. Yabonaga ifunguro rye ari uko abaje kuraguza bamuzaniye ingemu n'amaturo. Umunsi umwe rero umwe mu bayoboke be yamuzaniye igisabo cyuzuye amata y'umuhondo, nawe acyakirana yombi, dore ko yari ashonje koko, maze ibyishimo byinshi biramusaga. Afata amata arayanywa, asigaye ajya kuyabika mu mbere hafi y'umusego we. Yafashe ya mata ashyiramo imvuzo kugira ngo azabone uko abikivuguto, arangije ariryamira. Uko yakaryamye yatangiye gutekereza ku mata ye n'uburyo igihe azaba amaze gukira imibabaro yose n'agahinda atazongera kubyumva ukundi. Ibitekerezo bye byose atangira kubiganisha kuri cya gisabo cyuzuye amata yamaze gushyiramo imvuzo. Uko yagakomeje kuryama arasinzira, maze mu nzozi ze arota neza. Ati, mu gitondo amata yanjye araba yabaye ikivuguto. Amata namara kuba ikivuguto ndaza kuyacunda neza, maze nyakuremo amavuta. Mu nzozi ze akomeza kwibona afite amavuta y'amadahano ajyanye ku isoko, bamwishyura amafaranga make. Ati, aya mafaranga ni make, ngiye kuyagura inkoko. Noneho inkoko izatera amagi menshi. Inkoko nimara gutera amagi izayararira, maze yaturage havemo izindi nkoko. Izo nkoko nazo zizatera amagana n'amagana y'amagi, azavamo inkoko zitabarika, ku buryo nzagira ifamu nini cyane y'inkoko, nyikwizemo imitego y'uduca, ibisiga n'imiyongwe, ku buryo igisimba icyo ari cyo cyose kizakoma rutenderi kikankorera ku nkoko kizabona ishyano. Yarakomeje ararota, umushinga arawunoza. Inkoko zanjye rero nizamara kuba magana n'amagana, bishobora kuzangora kuzitaho, dore ko zishobora no kurwara umuraramo zigahita zose zipfira rimwe. Ahubwo nzahita nzigurisha, noneho nguremo inka. Noneho nubaka ikusanyirizo ry'amata ndetse n'uruganda ruzajya ruyatunganya neza. Abantu bose bo mu mijyi itandukanye mu Rwanda bazajya baza kugura amata iwanjye, ku buryo amafaranga azambana menshi. Ese buriya aya mafaranga namara kuba menshi cyane nzayamaza iki koko? Nzakora iki? Nzahita nshinga iduka ricuruza imitako ndetse n'ibindi bikoresho by'agaciro gakomeye, ku buryo n'umwami azajya aza kugura imitako y'agaciro gakomeye iwanjye. Nzaba ndi umukire, ku buryo nzashaka umukobwa w'ihogoza usa na bike, umeze nk'izuba ryo mu museso, nkazamukundwa akaza nk'uko ifi ikunda amazi. Iyi niyo mitoma yari igezweho icyo gihe, maze nawe akazambyarira umwana mwiza w'umuhungu. Uwo muhungu wanjye rero nzamurera neza. Niyitwara nabi akagerageza kugaragaza ikinyabupfura gike, nzajya murakarira cyane, maze muhanisha ikinyafu ku kibuno kugira ngo yoye kunsebya. Uko yakabirose mu nzozi rero ahita yegura umusekuzo, awusekura cya gisabo, aragisandaza, nayera arayabogora, akeka ko ari guhana wa muhungu we. Nguko uko za nzozi ze zose zahise ziyoyoka, kuko zari zishingiye kuri cya gisabo kimaze gusandara. Zihita ziyoyoka nk'ijoro ryikanze umucyo, cyangwa icyaka cyikanze urukiza. Ese wari wabona umuntu ufite imyitwarire n'imyemerere iteye ishozi, ku buryo uvuga uti uyu muntu ni imbwa koko? Ese wari wahura n'umuntu mu buzima bwawe akaguhemukira, usibye kubona ari imbwa gusa ukabura icyo urenzaho? Mu kiganiro Burahuri cy'uyu munsi ntabwo turi buganire ku buhemu no guhemuka,
Mu biganiro burahuri by'ubushize twabivuzeho. Niba utarakibonye wasubira muri video zibanza ukareba abantu bose bahemuka, impamvu ibatera guhemuka n'ikiba kibyihishe inyuma. Muri iki kiganiro reka turebere hamwe ngo imbwa ni iki, ubundi ni ryari bavuga ko umuntu yabaye imbwa, bigenda bite kugira ngo umuntu abe imbwa. Turabona n'ingero z'ububwa zigiye zitandukanye. Muri iki kiganiro mwihangane tubivuge mu mazina yabyo. Nimvuga imbwa nkazivuga mu mazina, nimwumve ko ari ikinyabupfura gike. Iyi ni Roni Magazine, njye nitwa Romuald Niyo Gisubizo. Iki kiganiro cyitwa Burahure, ntucikwe. Kupe na Kamanzi bo rero muri Rwemerikije ibuye Sumukati baravuze bati ububwa burugutatu, hari ububwa bumoka, ubwo ni kamere yabwo, nta warenganyiriza imbwa kumoka kuko niko Imana yaziremye. Ubwa kabiri ni ubusa buba bwimye, naho ububwa bwa gatatu bukaba ubwimu wabuhaye. Ubu bubwa bubiri bwa nyuma bwo buragawa kandi kuko bukwiriye umugayo. Hirya y'ubwo rero wakwibaza uti ese ko hari aho tugera tukavuga tuti burya runaka sinarinzi ko ari imbwa bigeze hariya ntawe yimye nta n'uwo yasabye, biba byagenze bite? Nibyo koko, ibyo ni ibintu bibaho cyane, ariko aha ububwa ngira ngo dusobanukirwe si bumwe bwitirirwa utari imbwa ya nyayo. Bibaho ko hari igihe ushobora na nyuma yo gusobanukirwa neza imbwa hari uwo uzita imbwa ugendeye ku byo wabonye cyangwa se wumvise, nyamara ushobora kwibeshya bigatuma ubeshya n'abo muganira bose ubabwira ko kanaka ari imbwa kandi umurenganya. Imbwa ni muntu ki rero? Imbwa ni umuntu uwo ari we wese udashobora kwigeza ku cyo yagombaga kwigezaho cyangwa se udashobora gukora icyo yagombaga gukora uko bikwiye. Gusa hari amakosa biraryana cyane mu buzima. Irya mbere ni iyo unaniwe gukora icyo wagombaga gukora. Irya kabiri ni iyo ukoze icyo utagombaga gukora. Ni ryari rero uzabona ko umuntu yatangiye kuba imbwa cyangwa se ari mu nzira njyabubwa? Nutangira gusezeranya abantu ibyo udashobora kubakorera, icyo gihe ushobora kwisanga wabaye imbwa. Nutangira kujya mu nzira zitandukira umurongo wihaye w'ibyo ugomba kugeraho, icyo gihe ushobora kwisanga mu rugaga rw'izindi mbwa. Umuntu w'imbwa rero we ashobora guhinduka akaba muzima, ariko ububwa yakoze akiri imbwa bwo buba ari irreversible. Hari icyo bita reaction irreversible. Irreversible ni ukuvuga ikintu gikorwa kikaba kidashobora gusubizwa uko cyari kimeze. Urugero naguha, ntabwo ushobora gufata amazi wamaze gukoramo umutsima ngo umutsima wongere uwuhindure ifu isubire uko yari imeze. Niba waragombaga gutabara umuntu uri mu byago bikarangira apfuye, ntacyo wakora ngo umuzure. Niba waragombaga kubaha ababyeyi bawe ukaba warabasuzuguye ukabatera agahinda, nyuma yaho ushobora kuba umuntu muzima, ariko agahinda wabateye naho kakira hazasigara inkovu. Niba warabwiye umucuruzi runaka uti nkopa amarariro nzakwishyura bidatinze, mwajya guhura ugahindura amayira, wajya no kugura ukagura ahandi ngo utamwishyura, uzaba utangiye kuba imbwa. Niba warabwiye nyir'inzu ubamo, abamwita ba landlord cyangwa se nyir'ibyondo, uti mubyeyi gira impuhwe ntizaho ntege ku musaya nzakwishyura, igihe mwavuganye cyajya kugera ukayirara ku ibaba, umuseke ukajya gukeba wageze mu wundi murenge ugira ngo uhunge inshingano, uzaba ubaye imbwa. Niba wirengagiza abavandimwe bawe cyangwa ababyeyi bawe kandi ari wowe batezeho amaramuko cyangwa amakiriro, ukirengagiza gukora icyo wagombaga gukora, uzaba utangiye kuba imbwa. Ingero z'imbwa ni nyinshi, uwazirondora bwakwira bugacya. Niba ushaka gukira, kora. Inzozi zitagira ibikorwa ni nko gushaka koga nta mazi. Umugabo ntabwo ari urya ibye ngo arenzeho n'iby'abandi. Umugabo wa nyawe ni ukora icyo agomba gukora kandi akagera ku cyo agomba kugeraho. Niba ushaka kuba umugabo rero, haranira kugera ku cyo ugomba kugeraho. Haranira gukora icyo ugomba gukora, nubwo wapfa ubiharanira. Iki kiganiro cyitwa Burahure. Iyi ni Roni Magazine. Muri ubu buzima, amahitamo ni ikintu gifite agaciro gakomeye. Ndashimira mwe mwese mwahisemo kubana natwe, nk'uko natwe twiyemeje kubana namwe, ubu n'iteka ryose, now and forever.
mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone. Namwe mwese muduhe ibitekerezo byanyu muri commentaire. Ibitekerezo byanyu biradufasha, turabibashimira. Mwe musangiza ibiganiro byacu abandi, namwe mukanda kuri like, muri abantu b'abagabo cyane. Njye nitwa Romuald niyo gisubizo, ndabakunda cyane, naho mu biganiro by'ubutaha. Ciao.